Yes, inshuti bakunzi ba Elayon MCTV turabasuhuje cyane. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero turabasuhuje Kristo basengera muri Elayon Mountain Church rikorera hano Kacyiru. Namwe turabasuhuje. Rero tuje hano turi kubabwira igiterane dufite ku munsi wa gatandatu ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka 2023 dufite igiterane kimeze neza cyane kizaba kirimo Pastor Theogene bakunda kwita inzahuki. Rero muramuzi cyane mu buhamya ajya atanga, muramureba hano ubutumwa ari gutanga. Barimo abantu baje duhinda tubaherekeje, bavuye mu rugo ku buryo muhura wari no kumusuza akibagirwa akagutambuka atakwikirije. Barimo abantu muri iri teraniro bashize, bararira amarira, biyorosa amarira, bisegura amarira, bibitseho uduhinda tw'uturarane. Ariko ujya ukwepere hano urabizi ko aho wicaye byibuze urumvamo amahoro gakeya mu mutima, uretse ko ntaho kajya kaba gahagaze hariya ku muryango nabwo hano ntago kinjira ariko kagucungira hariya kurogi kagitera haleluya kakwiteye bati yitere vuba bwana kakajya kakure bati saa 11 saa 2 ziragera dutaye, ariko iyi minota bugakwepeye hano. Rero tuzaba turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana batandukanye. Eric uzwi ku izina Biremera, yandirimba ivuga ngo biremera muri Yesu biremera, ariyo yiyo ngiyo biremera muri Yesu biremera, ibyananiranye muri Yesu biremera, hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira, haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye. Tuzaba turi kumwe n'undi muhanzi witwa Noel, azwi ku ndirimbo ivuga ngo byukura bagirane. Tuzaba turi kumwe n'amakorari meza cyane afite indirimbo mperutse kuba ndi gutembera ahantu numva izo ndirimbo ziri gukoreshwa cyane. Noma mutubona tubibaturira, sarura nirigera tuzasarura twishimye, yemwe dutunga imiba tuyijyana ku mwami, atwomora inguma z'imvune twagize, atwomora inguma z'imvune twagize, ati mwicare mugwe neza bana banjye. Ahanini rero urumva Bishop ubugingo Leonire umushumba w'iryo torero, urumva nawe azaba hari muri icyo giterane, azabwirizamo. Uyu murimo usaba ubwitange, uyu murimo usaba kukunda, uyu murimo usaba imbaraga, haba mu gutekereza, haba mu mafaranga, mbese kwigomwa. No umurimo rwose muzaze, ni karibu, kandi nukuri muzaze dufatanye imigisha. Ubundi iki ni igiterane gikomeye cyane kandi uzahererwamo umugisha. Imana ibaho umugisha.